Tubahaye ikaze mu kiganiro umutekano cya polisi y'u Rwanda. Umutekano wo mu muhanda ni ingenzi ku buzima bw'abaturarwanda ndetse urakenewe cyane kugira ngo ibikorwa byabo bya buri munsi na serivisi nkenerwa bigende neza kuko bifitanye isano n'ingendo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umuhanda uhurirwamo n'abantu b'ingeri zitandukanye barimo abana, abakuze, abafite ubumuga n'abandi. Ibi byiciro byose kandi byiyongeraho n'abagenda mu binyabiziga nabyo birimo ibyiciro bitandukanye ndetse bimwe bikanagira uburenganzira bwisumbuye ku busanzwe. Kugira ngo umutekano wo mu muhanda wubahirizwe ndetse buri wese muri ibi byiciro awukoreshe mu buryo bumunogeye kandi butabangamira abandi, ni ngombwa ko hubahirizwa amategeko awugenga. Muri iki kiganiro turagaruka ku binyabiziga ndakumirwa, turarebera hamwe ibyari byo ndetse n'amategeko abigenga. Ese ibinyabiziga ndakumirwa ubundi ni ibihe? Iteka rya Perezida nomero 85 akarongo kaberamye 01 ryo kuwa 2/9/2002 rishyiraho amabwiriza rusange agenga imihanda n'uburyo bwo kuyigendamo, rigaragaza ko ibinyabiziga ndakumirwa ari ibinyabiziga bya polisi, ibizimya inkongi ndetse n'ibinyabiziga bitwara abarwayi iyo bijyaho bigomba gutabara byihutirwa kandi bikarangwa n'intabazi irabagirana cyangwa irangururijwe. Imbangukiragutabara, kimwe mu binyabiziga ndakumirwa, ifitiye akamaro kanini ubuzima bw'abaturarwanda muri rusange, ari nayo mpamvu amategeko ayiha uburenganzira bwisumbuye ku bindi binyabiziga. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda avuga ko kimwe n'ibindi binyabiziga ndakumirwa byose, imbangukiragutabara igomba guhabwa inzira mu gihe igiye gutanga ubutabazi bwihutirwa. Imbangukiragutabara cyangwa ambulance ni ikinyabiziga kiba kigiye gufata umurwayi cyangwa gifite umurwayi. Uwo murwayi navuga ko ari indembe ibiriho yitabwaho muri icyo kinyabiziga, itwawe mu ivuriro kugira ngo ibashe kubona ubuvuzi bwisumbuye. Mu yandi magambo, haba hakeneye kwihuta kugira ngo uyu muntu agezwe kwa muganga babashe kuramira ubuzima bwe. Umuntu wese utwaye ikinyabiziga akabona ko inyuma ye hari imbangukiragutabara ije, agomba gukora uko ashoboye kose agatanga inzira kugira ngo habashe kuramirwa ubuzima bw'indembe cyangwa umurwayi uba uri muri iyo ambulance, kuko biba byihutirwa ko agezwa kwa muganga ngo ahabwe ubuvuzi bwisumbuye. Ibi ngibi kuko nabisobanuye ntabwo ari amahitamo, si ukubitekerezaho, ni itegeko rigomba gushyirwa mu bikorwa nta kurishidikanyaho. Ibyo rero bireba buri muntu wese, yaba ari utwaye ikinyabiziga gito, yaba ari utwaye ikinyabiziga kinini, yaba ari utwaye moto, yaba ari utwaye igare, yaba ari ugenda n'amaguru, ndetse no kuri feruje we aba yemeye kuba yatambuka feruje kuziho zaka. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubutabazi ryifashisha imbangukiragutabara muri Minisiteri y'Ubuzima aragaruka ku ruhare rw'imbangukiragutabara ku buvuzi ndetse n'ubuzima muri rusange. Arahwitura kandi abakoresha umuhanda ko bakwiye kujya bihutira kuyiha inzira nta kuzuyaza. Ambulance nk'ishinzwe ubutabazi bw'ibanze ni ingenzi cyane mu gutuma abantu barembye, cyane cyane abarembye cyangwa abafite uburwayi bwihutirwa, ushobora kuba atanarembye ariko ari uburwayi bwihutirwa. Aguye nk'urugero rw'umubyeyi uri kunda, ntabwo aba arembye, ariko kugira ngo umwana we ashyike mu biganza bya muganga abyare neza, ni ngombwa yuko mu rugendo rumujyana kwa muganga cyangwa se ataranagerayo, iby'ingenzi abikorerwa bigakorwa neza kandi bigakorwa ku gihe. Muri rwa rugendo rero uruvanye umurwayi haba kuri terrain ku mpanuka, rumuvanye mu kigo nderabuzima, duhuriramo n'ibibazo byo mu muhanda. Icya mbere ni uko usanga abo dusangiye umuhanda batumva neza ko ari ngombwa guha ambulance umwanya. Ubundi ambulance kuri twebwe tubishinzwe, yagira umurwayi itamugira, ibikwiye kubona priorite. Kubera iki? Iyo idafite umurwayi iba igiye kumushaka. Iyo yamugejeje kwa muganga iba igomba gusubira muri position yayo kugira ngo igihe bari wikenere badasanga yagize gute, yabuze. Kuko ambulance nta na rimwe n'iri rimwe uretse igiye kunywa karubira cyangwa igiye mu igaraje, nta na rimwe yajya mu muhanda itari mu rugendo rw'ubutabazi. Abantu rero bakwiye kuba babyumva, nta ambulance iri mu muhanda itari mu butabazi. Nuyibona mu muhanda nyabona
yiha umwanya wifilozofa ngo uvuge ngo wenda ifite umurwayi cyangwa ntawe ifite. Abatwara ibinyabiziga n'abakoresha umuhanda mu buryo butandukanye bagaruka ku buryo bukwiye bwo guha inzira imbangukiragutabara, ndetse banahwitura abagenzi babo bakigaragarwaho n'umuco mubi wo kuyima inzira. Bavuga ko abakoresha umuhanda bakwiye guhindura imyumvire. Ambulance irimo umuntu ufite ubuzima bukeneye gutabarwa kandi byihuse cyane. Rero ikintu kintu bavuga ko kwihereza inzira ari ingenzi. Zirabangukiragutabara zikorera ahantu hatandukanye. Usanga ambulance utazi umuntu uri ukeneye ubutabazi bw'indembe. N'umwe n'umubyeyi wawe, umuvandimwe. Uri umuntu mukuru usobanukiwe ibintu by'umuhanda, imbangukiragutabara twese iradutabara. Ahantu hose uri naho ukagera iragutabara. So rero niyo ubibonye nk'umuntu utwara ikinyabiziga ukabona ikuri inyuma, shira ku ruhande ukareka igakomeza nawe ndende ugakomeza inyuma yayo. Ambulance ni imodoka cyangwa se ni ikinyabiziga nakumirwa, igenda hari gahunda yo gutabara ubuzima bw'umuntu buri mu bibazo, cyane cyane uburwayi cyangwa se umuntu yagize accident. So ni ikinyabiziga kigenda nyine gifite umuntu gifite gutabara byihuta. So kudatanga inzira it's ignorance, no butamenya. Profere bagenzi banjye rwose babyira ibyabo rwose nawe ufite wenda kundi kuna byumva tugerageze kuko urumva umuntu uri mu modokari nyine abakeneye ubutabazi. Ubuzima bwe buri kure cyane. Rwose nabagira inama yo bajya bahindura ambulance rwose mu buryo bwose bushoboka. Niba ufite ikinyabiziga cyawe ukabona imbangukiragutabara iri inyuma, tanga inzira. As simple as that. Mu gihe rero ubonye umwanya yaho ushobora kuba wakwegeka imodoka cyangwa uruhande wajyamo kugira ngo itambuke, numva ni inshingano zacu kwita tujya ku ruhande kugira ngo itambuke ibone kujyana umurwayi kwa muganga. Agaciro k'ubuzima bw'umuntu ni ntagereranywa. Ni nayo mpamvu tudakwiye gukereza imbangukiragutabara n'umunota n'umwe, kuko ubuzima bw'umuntu bushobora kuhatikirira. Bamwe mu bahawe ubutabazi nayo baraduha ubuhamya. Nahuye n'impanuka ubwo nari ntwaye umugenzi mvuye kuri RP. Umugenzi nari imetse yarangiritse cyane, nanjye ubwanjye navunitse akaguru n'akaboko. Ariko mu by'ukuri ndashimira cyane abaturage bari bahari, nibo baduhamagariye polisi, baduhamagarira n'imbangukiragutabara nko hagati y'iminota 20 na 25 yari hageze. Baratujyana badushyira mu modoka batujyana ku bitaro bya Mageragere Centre de Santé. Ubwo amahirwe yanjyewe bambwiye ko ngomba gukira nta kibazo, nta bundi bitakaze cyane. Ariko umugenzi nari ntwaye imbangukiragutabara ako kanya yahise imukomezanya imujyana ku bitaro bya Muhima. Nagonganye n'umunyamaguru, nyimugonga nese ngwa muri koma. Abari bahari bahise bahamagara ambulance nayo ibiziye ku gihe, mu kunterura baneruye banshyire muri ambulance bahita banerana n'amaserumu. We yarangonze ntiyahagarara ahubwo yarakomeje. Numvishe nyine ari nk'ikintu kinyana, ari nk'inkubi nkubise anterera nkiriye. Ntago nongeye kugira ubwenge ubwo ngubwo, nashidutse mbona ndi muri ambulance bari kunyitaho. Nkurikije ukuntu umugenzi nari ntwaye yari yabaye yangiritse ku buryo buhagije, ambulance iyiza gutinda wenda ho nk'iminota 20, umugenzi ashobora kuba yari kwitapfa ako kanya. Imbangukiragutabara niyo yanankijije. Jewe ubuhamya mfite nuko ambulance yaziye ku gihe, ikaba yarantabaye, ikaba nyihumeka umwuka w'abazima. Iyo ambulance yitabaho mba narahasize ubuzima. Icyo ubutumwa naha abashoferi bagenzi banjye cyangwa abamotari nuko ari ukuntu ambulance yibona mu muhanda iri gukoresha ya matara yayo yaka cyane, wowe ugashaka kugutinda mu muhanda, kandi mu by'ukuri ambulance uba uri kwirangamira ubangamira n'ugiye gutabara. Ubutumwa nabaha rero nuko bajya bakiyibona bagomba kwita bava mu nzira igakomeza ubutumwa bwayo.
Nubwo abakoresha umuhanda bibutswa kugira umuco wo guha imbangukiragutabara inzira buri gihe, hagomba kubaho ubworoherane kugira ngo nabyo bikorwe mu buryo butateza impanuka. Igihe cyose abantu ubona ko imbangukiragutabara ihawe uburenganzira bwo gutambuka, hari abandi bahita bayomera icyo abanyarwanda basigaye bita ngo ni ukomeka, bagahita bayijya inyuma kugira ngo nabo baprofite ayo mahirwe ihawe, noneho bikabangamira za modoka zose zari zagiye ku ruhande zikanirwa kugaruka kuko hari abandi bahise bayikurikira. Ni amakosa. Igihe utambutse uyihaye inzira, ni ngombwa ko bya binyabiziga bitanga amahirwe ku bindi binyabiziga kugaruka mu muhanda. Buri mushoferi wese agomba gutanga amahirwe uburyo babandi batanze inzira bongera bakagaruka mu bisate byabo bakagenda neza. Rero abandi bazagaragara gutyo ku buryo bagenda bakurikira ambulance mu rwego rwo kugira ngo bagendane n'ayo mahirwe, mbese ni nko kuvuga ko nawe yigize indi ambulance. Icyo gihe kwigira icyo atari cyo cyangwa guprofita muri priorite ihawe ambulance nawe akayigenderamo, nabyo ni amakosa kuko ababangamira urujya n'uruza rw'ibindi binyabiziga, cyane cyane ko atari muri rwa rwego rw'ibinyabiziga ndakumira. Polisi y'u Rwanda ifite inshingano zo gucunga umutekano w'abantu n'ibyabo. Ishinzwe kandi kureba ko amategeko ashyirwaho n'inzego zibifitiye ububasha yubahirizwa, ndetse no gufata abayarenzeho bagakurikirana. Ni ngombwa ko abakoresha umuhanda bubahiriza amategeko awugenga igihe cyose, ndetse bakazirikana ko igihe habayeho kuyahonyora nkana baba bikururira ibihano. Tubashimiye kuba mwakurikiye iki kiganiro. Umutekano wo mu muhanda ni inshingano za buri wese. Turindane tugereye amahoro.